Abantu bose bari aho bari bategereje n'amatsiko menshi cyane ngo bumve ukuntu Sophia yari agiye kuvuga yego ku munsi wa propozo ye. Bari bategereje n'amatsiko menshi ngo batangire babamene hinda banabe Felicity. Nta numwe ariko watekerezaga ko oya nayo ishobora kuzamo kubera ukuntu abo bantu bakundanaga cyane. Baravugaga bati oya rwose Sophia ntashobora guhakana ku munsi we nk'uyu. Ahubwo bari baramutindiye. Oze nawe ubwo niko yari akimanitse impeta mu kirere ategereje ko umukunzi we amanura ikiganza akakimuhereza nuko akamwambika impeta y'urudashira nkuko yari amaze kubimusaba, amusaba ko yakemera ko bazashyingiranwa. Inshuti za Sophia zabonye atinze bati Sophia avuga yego ariko ubwo urimo uratinze undi mwana mu biki ko tubizi neza ko mwemerana. Oze nawe byatangiye kumucanga. Abantu bose babonye Sophia atinze atamuhereza ikiganza ngo amwambike impeta, maze bakomeza bose gutungurwa. Bagiye kubona ariko babona Sophia asa nkaho hari ikintu ashaka kubwira umukunzi we, nuko bose baratuza n'amatsiko menshi. Ndeka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza cyane aho muri hose. Ni karibu cyane hano kuri Inema TV. Ndizira ko aho muri herereye hose mumeze neza. Ubushize ubwo duherukana muri story twabagejejeho, nari ndimo mbabwira ko hari story nziza cyane tuzabagezaho ubutaha. Twayizanye rero reka nizere ko namwe muri ready kugira ngo muyumve. Ese bya Sophia byaje kugenda gute? Abantu bose bari aho bari bafite amatsiko menshi yo kumva icyo Sophia yari agiye kuvuga. Ese yavuze yego? Ese yavuze oya? Ese ni iki wundi cyatumaga ashobora guhakana? Kandi abantu bose bari bazi yuko we n'umukunzi Oze bakundana cyane. Ntawamenya ariko bajya bavuga ngo iby'urukundo ni amabanga. Ntucikwe rero kurikira iby'iyi nkuru y'urukundo rw'abantu babiri Sophia na Oze uko byaje kugenda. Tutagutindiye reka tugutangirire inkuru yacu. Inzira ndende nanyuzemo zose zanyuburaga aho wari uri. Abantu bose bakomerekeje umutima wanjye mbere yuko tumenyana bose ndabashimira, kuko bari nk'inyenyeri zikunyoburaho. Nuko niyizira mu biganza byawe byuje urukundo ruzira uburyarya. Ndashimira Imana kandi yatumye tumenyana ikemera ko nambera umukunzi. Ariko ubu noneho ndi kumva ubwabyo bidahagije. Ndumva nshaka kuba uwanjye iteka ryose. Ndumva nifuza ko ubuzima nsigaje kubaho muri iyi si nazabumarana nawe. Ndumva nifuza kuzasazana nawe kuko ndagukunda cyane. None Sophia mwiza nkunda, will you marry me? Ayo yari amagambo ya Oze yabwiraga umukunzi we Sophia ubwo yari yateye ivi n'impeta mu ntoki ya diyama nziza cyane, ategereje ko umukunzi we Sophia amubwira yego. Byari bimaze kuba nko mu masaha 12 z'umugoroba, ahantu hamwe Sophia yakundaga gusohokera cyane. Yahoraga abwira Oze ko aho hantu hakunda cyane, ariko yari yo nshuro ya mbere bagiye aho hantu kuko Oze yifuzaga kuzatungura umukunzi we ku munsi nk'uwo. Oze yari yabwiye inshuti ye magara Titi n'izindi nshuti 3 za Sophia kugira ngo baze kuba bahari bafatanye kwishima. Ubwo Oze yabwiraga Sophia ayo magambo meza cyane yuje urukundo, ategereje ko amuhereza ikiganza ngo amwambike impeta, Sophia ntago ariko yabikoze. Yarakomeje aguma aho ngaho ariko nyine bisa nkaho yatunguwe, ariko ntiyamuhereza ikiganza. Abantu batangiye kubitekerezaho bitangira kubacanga. Inshuti za Sophia ariko nazo zikomeza gutungurwa, banatangazwa n'ayo magambo ya Oze yuje urukundo. Bati Mana yanjye, mbega umuhungu uri romantike, Sophia arahirwa. Daphine wari umwe mu nshuti za Sophia cyane yatangiye kuvuga ariko aburaga ati Sophia uri murijijisha mu bikivuga yego wana, twese turabizi ko mwemerana shavuga yego, reka gukomeza kumutinza
vuga yego twirire sho hakiri kare. Sofia ariko nta kintu na kimwe yavuze. Umwuka wari aho ariko nawe wari wuzuye urukundo. Abandi bantu bose bari basohokeye aho ngaho nabo batangiye kubimenya. Couple zindi zari aho ziti wawu, mbega byiza, mana yanjye, sinjye uzarota nanjye umpropoje chérie. Uwo ni umukobwa umwe wabibwiye umukunzi we mu bari bari aho, nuko abantu bose batangira guseka. Burya urukundo rukwirakwira nk'umuriro, burya ni n'inkuru idatinda kumenyekana. Mu masegonda makeya cyane hahise huzura abantu benshi bategereje kumva icyemezo cya Sofia. Oze nawe niko yari akiri aho ngaho ategereje ikiganza. Sofia ariko yageze ahareba umukunzi we nk'aho hari icyo agiye kuvuga. Bose baratuza ngo bumve ijambo yari agiye kumubwira. Nuko haramubwira ati simfite aho nahera, wari wakoze cyane kumpitamo, ariko Oze ibyo unsabye ntago byashoboka. Umbabarire ko ntabashije kwemera icyifuzo cyawe. Oze yamusubirishijemo ati ibyo uvuga nibyo. Sofia azamura umutwe amwereka ko rwose icyemezo yagifashe kadateze kuvuga yego kuri uwo munsi. Nuko avuga oya kumugaragara abantu bose babireba. Oze agahinda karamwishe atangira no kurira ari umuntu w'umugabo. Aramwinginga ati Sofia ndakwinginze vuga yego. Sofia akomeza kuzunguza umutwe ati oya ntago byashoboka. Abari aho bose batisha wavuze yego koko, wisebye undi mwana. Vuga yego wenda nyuma uzisubire ariko tubabarire wimusebye. Sofia yarabyanze burundu akomeza kwihagarara arahakana. Baruhiye ubusa rwose bakomeje kumwinginga, nta kintu na kimwe byatanze. Inshuti ya Oze Titi yabonye nta giteze guhinduka, nuko iraza iramuhagurutsa iramwihanganisha iti hangane bro, ihangane kabisa bigenze uko tutabitekerezaga. Sofia nawe yahise ajyana na za nshuti ze bose bagenda bamutuka. Bati ariko urabona ibintu ukoreye undi mwana? Basi umubeshyi ukabyemera mukazatandukana nyuma. Ntukeke ko umusebeje wenyine, ahubwo buriya rwose niwe ugiye guseba kurushaho. Abantu bose ubu bagiye gutangira kukwibazaho. Sofia we yarabihoreye ati mwemere mwese kuvuga ibyo mushaka. Nuko bakomeza kumutuka baterega ntudufate nabi, ukoza amakosa akomeye cyane. Ubundi niba warumva gutamukunda ku buryo mwazashyingiranwa, iyo bivamo hakiri kare ntukomeze kumwereka ko umukunda ngo umutakarize igihe. Imyaka 3 yose mumaranye, urunaniwe koko kumubwira ko utamukunda? Ni myinshi cyane, wakabaye warafashe icyemezo hakiri kare. Sofia si warose atandukana nabo. Yageze iwabo ajya mu cyumba cye nuko atangira kurira. Nuko arahogora, atangira kuvuza induru, atekereje ukuntu akunda Oze n'ukuntu amukomerekeje umutima. Agahinda karamwishe. Yamaze iminsi 3 yifungiranye mu nzu, yirwa arira, yumva yarataye umutwe. Gusa nanone atangira kugerageza kwiyumvisha yuko ibyo yakoze byari byo, ko nta kundi yagombaga kubigenza. Titi we yakomezaga Oze akomeza kumwihanganisha, amubwira ati hangane bibaho. Nubwo hashize imyaka 3 mukundana, rwose watekerezaga ko ibintu nk'ibi atabigukora, ariko ihangane. Nuko ariko atangira no kumubaza ati ariko se buriya ni iki cyamuteye kugukora ibintu nka biriya? None se wamuciye inyuma? Oya, ndabizi ko ibyo utabikora kubera ukuntu umukunda, kandi n'iyo mico ntago nyikuziho.
none se Oze mwapfuye iki? Nuko se akwita umuhungu wa nyina kubera ko muhora mushwana mupfa ko igihe cyose ugendera mu kwaha kwa mama wawe? None se buriya mwapfuye iki? Ndumva ibyo nabyo atari ibintu yaguhora. Oze yakomeje kumubwira ko nawe mu by'ukuri atazi ikintu Sofia yabikoreye. Abantu benshi bamenye iby'iyo nkuru bakomeje kwibaza impamvu z'icyatumye Sofia avuga oya. Batangira gutekereza byinshi, batangira gutekereza impamvu nyinshi zishoboka, nuko batangira kugerageza no kubihimba kugira ngo babyiyumvishe, ariko baburaga impamvu n'imwe yabimutera. Nyamara Sofia we wenyine niwe wari uyizi. Nubwo na Oze yabikekaga, ariko yumvaga bidahagije ngo Sofia afate uwo mwanzuro. Oze yakomeje gutekereza ibihe byiza yagiranaga na Sofia, ukuntu yamukundaga, ukuntu yakundaga kumubwira ngo si uzarota babanye, ngo azajya amubwira ko amukunda mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Oze nawe akamubwira ati nanjye nzajya mpora nkongorera mu matwi yawe ko ngukunda mbere y'uko nsinzira na mbere y'uko mbyuka, mbese amatwi yawe aragowe. Nuko bose bagaseka. Sofia akamubwira ko atazigera arambirwa ibihe nk'ibyo ngibyo. Oze yakomeje gutekereza ku cyaba cyabiteye, yibuka mu minsi ishize ko hari igihe atumvikanaga na Sofia kubera ibintu bimwe bitandukanye, ariko cyane cyane kubera ukuntu yagenderaga ku mabwiriza ya mama we. Sofia yakundaga kumubwira ati ariko amagambo ya mama wawe kuki yafata nk'aho ari amategeko igihe cyose? Yego kubaha ni byiza, ariko hari igihe umuntu aba abona harimo no kurengera. Mama Oze yakundaga umuhungu we cyane, ni mu gihe kandi kuko yari yaramubyaye hashize imyaka 13 barabuze urubyaro, ariko ikirenze kuri ibyo byose ni nawe mwana wenyine bagiraga, mbese nyine yari ikinege. Muri ibyo bihe yahuye n'ibikomere by'amagambo atoroshye n'abamuca intege nk'uko nyine bijya bigendekera abantu bose babuze urubyaro, ariko nyuma yo kwihangana no gutegereza barizeye. Nuko nyuma y'imyaka 13 Imana iza kubaha Oze. Oze ariko amaze no kuvuka yabaye umwana ukunda kurwaragurika cyane kuva afite amezi 8 kugeza agize imyaka 5. Ibyo bihe byose byatumaga we na mama we bakunda guhorana, nuko naho akuriye bakomeza kuba inshuti cyane. Igihe cyose rero kuva Oze ari umwana kugera akuze yari inshuti magara na mama we. N'umuntu wese wamenyaga Oze nicyo kintu yahitaga amumenyeraho ko afite mama we bakundana cyane, kandi wanamuhangayikiraga ku buryo butangaje. Ibi ariko byabangamiraga abakobwa bose bakundanaga, cyane cyane kuri Sofia we rwose ntago byari ibihe byoroshye. Byasaga nkaho Oze afite abantu babiri bamurwaniraga, buri wese yabaga ashaka yuko yahabwa umwanya munini kurusha undi. Rimwe na rimwe Oze akabura n'ukuntu abyitwaramo. Oze yatangiye kwibuka rimwe ubwo inshuti zabo zari zateguye gusohoka, birumvikana ko nabo batagombaga kuhabura nka couple. Byari bishyushye, wari umunsi bari bategereje n'amatsiko menshi, ariko ku munsi nyirizina Oze ntiyabonetse. Mama we yamubwiye ko itsinda rye n'izo nshuti bashaka gusohokana ataryishimiye, atazajya bakagira ikintu kibi kikubaho. Oze yashatse gusuzugura mama we ngo agende, ariko yumva sibyo. Ahamagara Sophie amubwira ko atari buboneke. Sophie ati ntuboneka? Ubwo ugiye kumbwira ngo mama wawe yabyanze sibyo? Koko Oze umuntu w'imyaka 28? Oze ati mama rwose ntabwo atekanye, arumva hari ikintu kibi gishobora kumbaho. Sheri ihangane ne kumubabaza rwose, tuzajyana ubutaha. Sophia yasohokanye n'abandi, ariko agenda yibaza ati
ariko se nzabana gute na Oze uyoborwa na mama we koko? Abandi basohokanye bari bishimye, nawe akagerageza guseka, ariko ku mutima agahinda ari kose. Yumvaga ibihe nk'ibyo byiza, nawe iyo aza kuba ari kumwe n'umukunzi we byari kumushimisha cyane. Bavuyeyo, Sofia akomeza kubitekerezaho, abwira Oze ko yumva atakibashije gukomezanya nawe, ko rwose atakundana n'umuhungu uyoborwa na nyina. Ati si inshuro ya mbere, nawe urabizi rwose igihe cyinshi urabizi ko ari uku bikunda kugenda. Oze yamusabye imbabazi, ati ndakwinginze mbabarira, nanjye wa mugani mbanza hari igihe nkabya, ariko mba nanga kubabaza mama wanjye, humura ariko ntago bizasubira. Bariyunze, Oze amusezeranya ko rwose ukuntu yamubabaje ntibajyane nk'uko bari babipanze, azabikosora kuri anniversaire ye y'ubutaha kuko yari yegereje. Ati ndagusezeranya ko isabukuru yawe izakubera urwibutso, ndakwizeza ko amakosa yose nagukoreye utazongera no kuyibuka. Gusa ndifuza ko uwo munsi tuzaserebura twenyine, ndumva nshaka ko nta muntu n'umwe uzatuvangira, umuntu nzaba nkeneye icyo gihe ni wowe gusa. Sofia yarishimye, ati ndumva uwo munsi uzaba udasanzwe rwose, ngutegereje n'amatsiko menshi, ndumva bitinze kugera nubwo byegereje, ndizera ko uzanandirimbira sibyo? Oze ati oh no, urabizi rwose ijwi ryanjye ntago ari ryiza, urabizi ko ntazi kuririmba. Sofia ati nanjye ndabyanze rero, tangira ujye ukonsoma amagi menshi ku munsi, urye n'ubuki bwinshi, ubundi ugorore umuhogo wawe, utangire witegure ukuntu uzandirimbira. Oze yarabyemeye, atumva kanze ntangire nshaka akaririmbo keza cyane nzakuririmbira ku munsi wawe. Bose baraseka barishima, urukundo rwabo rurakomeza. Umunsi nyirizina uragera, Sofia yasaga neza cyane ku munsi we w'amavuko. Yariteguye ko umukunzi we agiye kuza kumufata. Oze nawe amaze kwitegura neza agiye kugenda, mama we barakubitanye. Wabonaga ko nawe ari mu myiteguro myinshi cyane, bisa nkaho hari ahantu agiye kujya. Ati Oze ndabona usa neza cyane. Oze aramushimira, turakoze mama, ariko se ndasa neza cyane koko? Ati yego pe, uraberewe cyane kandi uranasa neza bitangaje. Nuko akomeza kumushimira, turakoze cyane. Mama we ati none se ko witeguye mbere yanjye, ntuzi ko aba mama ari twebwe dutinda mu bintu byo kwitegura? Oze araseka ati none se hari ubwo njyewe nawe tugiye kujyana? Ndagiye ahubwo ndimo ndakererwa. Mama Oze bisa nkaho atangaye, ati ugiye he se? None se uransiga? Oze ati se mama, kuri muvuga nkaho hari gahunda dufitanye? Niba ntahari rwose umenye ko iyi weekend hari gahunda nayiteganyirije, izindi zose n'izishobora kuwuziraho rwose ntago nazitaho, mfite gahunda na panti idashobora guhinduka. Mama Oze akomeza gutungurwa, ati none se Oze ntago nakubwiye ko turi bujyane? Oze ati tujyana he mama? Tujyana he? Njyewe nta kintu negeze mpanga nawe uyu munsi, kuko iyi tariki imaze igihe kirekire rwose narayipangiye ibindi bintu. Ati yewe ahari ubanza haziramo n'ubukecuru rwose, ihangane wenda ungezeyo uhita ukomeza gahunda zawe. Oze ati oya mama, ntago nagutegereza, utaza kunyereza rwose kuko ndabizi iyo urimo kwitegura bigutwara umwanya munini. Undi ati oya ndagira vuba vuba rwose ntago ndi bigutinze. Bakiri muri ibyo, Sofia yahise ahamagara Oze, atugeze he sheri, ko mbona utangiye gutinda? Oze
ati hangane mukunzi mwiza mbanze ndepoze mama ahantu agiye kujya ndahita nza ngufate tugende. Sofia ati sawa nta kibazo. Mama Oze amaze kumva ko Oze amaze kuvugana na Sofia kuri telefone aramubaza yijisha ati ese uwo ninde? Oze arikanga ati nyumvira nukuri uracyari hano, nari nzi ko wagiye kwitegura ugiye no kurangiza. Mama rwose ukomeje gutinda cyane, ngaho ugenda witegure ni Sofia umukunzi wanjye twari turimo kuvugana dufitanye gahunda. None reba aho amasaha ageze ntangiye gutuma arambirwa. Mama ati Sofia wa mukobwa ushaka kukunshaho, yewe namwanze ntaranamubona. Oze ati wa mwanga wagira ariko mama nakoreka ibyo tube tubiretse, itegure vuba tugende nkugeze iyo nkomeze gahunda zanjye. Mama Oze kumva noneho kayi Sofia yatangiye kwitegura gahoro rwose uko yishakiye kugira ngo atinze Oze ku bushake bwe. Yarangije kwitegura bwije neza neza. Oze atari ko si uwundi, aho ugiye twabiretse ubu ngubu urasanga batatashye koko, reba aho amasaha ageze. Mama we ati reka rwose tugomba kujyayo, umuryango wa David ni inshuti zacu kuva kera, ubwo urumva ntagiye mu birori byabo nazajya hehe koko, kandi urabizi ko na papa watabashije kuboneka. Igihe cyarageze baragenda, bagezeyo barabakira neza cyane. Nuko umukobwa wabo Solange aho ari buza kubakira yari amaze iminsi avuye kwiga mu Bwongereza. Mama Oze yarishimye cyane kuhamusanga, nuko aramuyambira cyane. Mama Oze yari yishimye cyane kuko byasaga nkaho atarazi ko Solange yaje. Yari amufitiye ubwuzu bwinshi cyane, wabonaga amufitiye urukundo rutangaje. Solange nawe yashakaga kuganiriza Oze, ariko Oze ntago yari ahari mu by'ukuri, yari ari bize cyane mu mutwe we, nta kindi yatekereza gusibye umukunzi we na gahunda bafitanye. Oze yahise yegera mama we aramwongorera ati mama ndagiye rero. Mama ati reka mpaguruke tuvuganeho gatoya. Bagiye hirya gato batangira kuvugana. Atariko mama ubundi kuki uri gukomeza kuntinza, urashaka kumbwira iki? Waretse nkigendera. Mama we atari kugenda ujya he Oze? Urabona rwose nugenda aha amasaha ageze aha uri bugaruke kunyura ryari koko? Uragira ngo nze gutaha ntega amamoto aze kumpitana Amerika mu muhanda? Oze atariko mama wabaye ute koko uze gufata taxi voiture, cyangwa se wenda papa araba yaje aze kugufata? Mama wakomeza kubyanga, atari kuragenda ujya he koko ko hano ari inshuti zacu kuva kera, erega ugomba kuguma hano ukanahabera papa wawe kubera ko atabashije kuboneka. Rwose Oze mama we yakomeje kumubera imbogamizi, bisa nkaho adashaka kagenda neza neza. Akomeza kumubwira ati urashaka guta mama wawe ukamusimbuza uriya mukobwa utananyubaha koko? Ese ninde muntu uha abandi bantu agaciro kurusha uko agaha nyina? Bakiri aho David yahise ahabasanga, nuko arabahobera cyane dore ko batanaherukanaga. Ati Oze yabaye umugabo muheruka kera cyane, kubera rwose maze iminsi nkorera mu mahanga ntago namuherukaga. Bakomeje kuganira ariko bataragera kure, papa Oze abahamagaye David kugira ngo amwiexcuseho ko atabashije kuboneka. Nuko David ahita abereka ati dore na papa wanyu arampamagaye. Nuko batangira kuvugana. David ahita abwira papa Oze ati nari kuzaguca amande ko utabashije kuboneka, atariko ntayo nyiguciye kuko wohereje umuhungu wawe akahakubera. Nuko papa Oze arishima, mu by'ukuri ntago yarazi ko Oze yagiyeyo, yarazi ko hagiyeyo umudamu we gusa, ariko kumva yuko David amubwiye gutyo yahise abimubwira koko nkaho ibyo bintu abizi.
ati ntago byari bwumvikana ukuntu mbura n'umuhungu wanjye naze nahamwohereje kugira ngo ahambere. David ati ntugire ikibazo rwose, ubwo umuhungu wawe ahari nta kibazo. Oze yabuze uko abyifatamo, abura ukuntu ari buhakane, nuko arareba buramucanga. Nuko David ahita abafata abayobora aho bari babicaje n'ubundi, ariko abashyira mu myanya y'imbere cyane y'imi-VIP kurenza. Nubwo aho bari bicaye naho ntacyo hari hatwaye, ariko yagira ngo abereke icyubahiro abaha. Nuko ahita ababwira ati ese mwamenye ko n'umukobwa wanjye Solange amashuri noneho yayarangije, turavuye kwiga iby'amategeko mu Bwongereza, reka aze mube muri kumwe mube muganira. Nuko bicara aho ngaho, David agenda agiye kureba umukobwa we Solange ngo aze abaganirize. Ababyeyi ba Oze n'aba Solange bari inshuti magara kuva kera, bari bafitanye amateka akomeye cyane. Oze yabuze uko abigenza, abonye ko atari buboneke nuko ahamagara Sophia kugira ngo amubwire uko bigenze. Sophia ariko wari utangiye kubabara, yashatse kwitaba telefone, abonyeho amasaha ageze amarira atangira gutemba. Nuko Oze abonye batabashije kuvugana ahita amwohereza message amubwira ati nyihanganira sheri, ntago mbashije kuboneka, atari ko ndi buze kuguhamagara tuze kuvugana nyuma, ihangane wikomeza kurira, ndagukunda cyane. Sophia yarababaye icyo gihe birenze, atari koko ubu nzakomeza gukundana n'umuhungu utagira gahunda gutya, ubu se bizagenda gute? Ese ubu ku munsi w'ubukwe bwo nzizera neza yuko azaboneka? Ese ubu sinzamutegereza nkamubura? Sophia byaramurenze, agahinda gakomeza kwiyongera. Ariko yagiraga amabanga menshi mu nshuti ze, nta muntu n'umwe yigeze abwira ibyo bintu. Nta n'umwe wari uzi ukuntu abanye na Oze, nta n'umwe wari uzi ibibazo bajya bagirana. Bose bari bazi ko bakundana cyane, nta n'agatotsi na gakeya kajya kaba mu rukundo rwabo. Oze nawe aho yari ari si warose igihe cyo gutaha kigeze. Nuko bageze mu rugo yicarana na mama we, nuko aramuganiriza ati mama rwose urarengera, ndakubaha ariko nawe mbona ukabya pe. Ikindi gihe reka nkusabe, nuzajya ubona hari gahunda ufite ushaka ko tuzajyanamo, uzajya ubanza unteguze ubimbwire hakiri kare, ubimenyeshe nanjye menye uko mpanga gahunda zanjye. Mana yanjye mama rwose umbabarira ibintu byo gukomeza kuduteranya, ndakwinginze, nuko kajya ukomeza kumfata nk'umwana ubwira ibyo wishakiye. Nanjye nabaye mukuru ngira gahunda zifatika, kandi nanjye hari ibyemezo ubu ngubu nafata. Oze na mama we babanje kutumvikana, bakomeza gushwana, ariko nk'uko bari basanzwe bikundanira ntago byamaze umwanya munini, byahise birangirira aho. Nuko bimera rwose nk'aho bitanabaye, bariganirira baranaseka birangiriraho. Birangiye Oze yahamagaye umukunzi we Sophia ngo baganire birambuye, nuko amusaba imbabazi z'ukuntu ibintu byose byagenze. Ati papa rwose akimara kubwira David ko yanyohereje mu cyimbo cye, nabuze ukuntu mpakana, nabuze ikintu mvuga neza. Ese nari kuvuga iki? Ese nari kuvuga yuko papa abeshya imbere y'inshuti ye magara? Ese nari gukora iki? Sophia aturabizi neza ko ngukunda, ariko nawe ntukabigire iturufu yo kumbabaza. Mbwira undi mukobwa wakihanganira umusore buri gihe umwicira gahunda, umusore udashobora kumwumva na rimwe, ahubwo agahora yumva ko ibyo mama wamubwiye ari byo agomba kugenderaho. Oze ati humura sheri, rwose nabona nanjye bitangiye kuduteranya cyane, gusa mama tumaze kubiganiraho, humura ntago bizongera. Sophia kubera ukuntu yakundaga Oze yaramubabariye bariyunga, nuko urukundo rurakomeza. Yaramukundaga cyane, yumvaga adashobora kumuhara. Nuko aramubwira ati
ubwo rero ngiyemo imyenda myinshi cyane. Urumva wari umwenda wa kangahe ubushize? Gahunda yanjye warayishe, unyemerera yuko tuzabikosora kuri anniversaire yanjye, none dore nayo urabyangije. Ntabwo ushobora kumva ukuntu uyu munsi nari niteguye n'amatsiko menshi. Nari mfite amatsiko menshi y'ukuntu uyu munsi uri bugende kubera ukuntu wawumbwiye. Rwose umunsi wanjye w'amavuko wagenze nabi cyane uko ntabitekerezaga. Dore watumye n'inshuti zanjye zari zashatse kunkorera umunsi mukuru nzihakanira kubera gahunda twari dufitanye, none reba nabuze byose. Nuko zakomeza gusaba imbabazi, bariyunga birarangira. Bakomeje gukundana, igihe kiza kugira bapanga umunsi wo guhura. Noneho Oze ntiyamwicira gahunda. Imodoka ya Oze yari yuzuye amagifti menshi cyane. Sofia yabonye ariyamira ati ye baba we Oze, izi ntago ari gift gusa ahubwo ni ruswa, ibi bintu ntago bibaho. Oze ati n'impano zawe zose rwose naguteganyirije, n'ubundi nari buguhe kuri anniversaire yawe, nuko ntibikunde. Nuko Sofia arambura amaboko barahoberana. Oze ati ntago ari ibi gusa, humiriza. Sofia arahumiriza n'amatsiko menshi ati mana yanjye, noneho ni ibiki bigiye gukurikiraho? Nuko Oze afata Shanete yari afite mu mufuka mu kaboxi gato cyane, maze ayikuramo ayimwambika mu ijosi. Nuko amwongorera buhoro mu gutwi ati urasa neza cyane, ati ngaho fungura amaso urebe. Oze akuramo telefone ye amufata agafoto, arangije arakamwereka ati reba ukuntu uyu mukobwa ari mwiza. Sofia arireba abona ukuntu agashanete amaze kumwambika ari keza cyane kanamubereye, arishima arongera aramuyambira. Maze arangije aramwongorera aramubwira ati urakoze mukunzi mwiza, iyi Shanete nziza cyane kandi irabagirana gutya nk'intwaro ya Knight yo mu Bwongereza mu myaka y'1800. Ni nziza bihebuje, nta handi hantu wapfa kuyibona. Nawe mu by'ukuri ntago nzi ahantu wayikuye. Oze aramwenyura ati ikintu cyose cyiza cyagushimisha mba ngomba kugishaka nkakibona. Ndashaka kumenya urukundo ngukunda, ntago rushobora kugereranywa ikintu icyo ari cyo cyose. Ni wowe nkunda kandi ngomba kuzabana nawe iteka ryose. Sofia ati nanjye ndagukunda baby, nuko rimwe na rimwe ntekereza ko mama wawe afata ibyemezo byinshi cyane kuri wowe bitari ngombwa rwose. Nuko Oze aramubwira ati erega humura ibyo narabikemuye, sinakubwiye ko bitazongera. Bakomeje kuganira byinshi. Sofia yagize aho ati wanyibagije indirimbo yanjye wari waremeye kuzandirimbira, ngaho rero tangira undirimbire. Oze ati no nari mbizi kuri buze kubimbwira, gusa nakomezaga gusenga Imana kutaza kubinyibutsa kuko rwose kuririmba ntago ari ibintu byanjye. Sofia ati ndagufashe, ngaho rero tangira undirimbire. Oze yatangiye kugorora umuhogo, nuko atangira kuririmba indirimbo nziza cyane y'urukundo, ariko ataragera kure fone ye irasona. Fone ye yari ayifite mu ntoki ari kureberamo lyrics z'indirimbo yari arimo kuririmba kugira ngo ataza kugira aho yibeshya. Nuko agiye kubona abona umuntu urimo kumuhamagara ni mama we, ahita ahagarika kuririmba ati reka mbanze nitabe mama sheri. Rwose mama ntago akunda iyo mbuze kuri call ya mbere, ahita atangira guhangayika. Sofia mu mutima we ati mana yanjye, ndabizi ko utazigera uhinduka. Ese ubu ni gute umuntu ahagarika kuririmba? Komeza gutekereza byinshi, amarira ashaka no kwisuka. Oze yitabye mama we, batangira kuvugana. Ati umeze neza muhungu wanjye? Oze ati meze neza mama, nawe umeze neza?
Mama we ati none se Ozi wiriweho umunsi wose koko, none se uwariye? Ozi ati oya ariko mu kanya. Mama we ati nyumvira, ubwo inzara ntiyakwishe, niyo mpamvu ukeneye umuntu ukuba hafi, kandi rwose hari umukobwa mwiza nabonye ukubereye. Yabivugaga buraga ariko nanone asa n'ukomeje. Ozi yari yashyize loudspeaker, byose Sofia arimo kubyumva, nuko yumva aho mama we atangiye kuganisha. Ati mama, ibyo reka tube tubyihoreye, tuzabiganiraho ikindi gihe. Mama we ati se ko numva wagira ngo urahuze, uretse tukaganira kumaze iminsi ubyuka ugenda nanjye nkabyukira mu bindi, buri wese agataha bwije ko tumaze igihe tutabonana, waretse tukavugana? Ozi ati ndahuze mama, ariko turazashaka umwanya tuganire kuri ibyo bintu uri kumbwira. Ubu ndi kumwe n'umukunzi wanjye Sofia, urumva rero ko rwose ndimo ndamubangamira kuko dukeneye kuganira natwe, kandi humura nzaza no kumukwereka vuba bidatinze. Mama Ozi ati Sofia, wa mukobwa uhora utuma njyewe nawe dushwana, umukobwa utanyumva, yewe uwo nguwo nushaka ntuzigere uza no kumunyereka. Nuko mama warangije amusezeraho ati ndagukunda mfura yanjye. Ozi nawe amusezeraho ati ndagukunda mama. Ozi yarangije kuvugana na mama we, isura ya Sofia yarangije guhinduka. Ibyari ibirori byarongeye bisubira rudubi. Ozi akomeza kwinginga Sofia ko nubwo mama we agaragaje ko wenda atamwishimiye, ariko kazagerageza uko ashoboye kose bakazabana neza, akazamwiyumvamo. Ozi ntako atagize, yose yongera aramuririmbira nibura ngo yishime, ariko ikibazo nyirizina ntago yari arimo kugikemura, nubwo yakomezaga kukigendera hejuru. Mu minsi yakurikiyeho, mu biganiro Ozi yagiranye na mama we, yumvaga atazigera yakira Sofia uko byagenda kose, kuko rwose kuva yamumubwira n'igihe cyose yamwumvise ntago yigeze yishimira Sofia. Ozi yatangiye kumva noneho uko byagenda kose azafata umwanzuro ku giti cye. Yahise atekereza gupropoza Sofia kugira ngo azamwereke nyina, yararangije no kumwambika impeta. Yumvaga ko nabikora gutyo nyina namukubita amaso akabona mwakiriye, yararangije no kwemera ko bazashyingiranywa, nta kindi kinazongeraho. Yumvaga ko azahita amwakira uko ari. Mu by'ukuri yumvaga ko ibyo azaba agiye gukora ari nko kumucecekesha. Nuko yapanze proposal kugira ngo akemure ikibazo cyari gihari. Ozi yakomeje kubitekerezaho, yumva umwanzuro nta wundi usibye gupropoza Sofia. N'ubundi yaramukundaga, yumvaga nta wundi mukobwa wamusimbura. Yabonaga rwose n'igihe kigeze kugira ngo banashyingiranywe, bakora uko ibintu bive mu nzira, nk'uko bari bamaze iminsi babiganiraho yuko bagomba no gukora ubukwe bagashyingiranywa. Ozi yumvishe icyo ari cyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo anatume wenda mama we yatangira kumwibonamo, nuko akumva agomba kubikora kugira ngo atangire amenyere yuko ari we mukazana azamuzanira. Ozi yarabipanze arabitegura, umunsi nyirizina uragera, nuko avugana n'inshuti za Sofia kugira ngo zize kumufasha kumuzana. Inshuti za Sofia zaramuhamagaye zimubwira ko zifuza ko baza kujyana muri pati nimugoroba, nuko bavugana byose, bapanga ko bari buze kugenda bambaye. Nuko Sofia nawe arabyemera, ariko ababwira ko rwose mu masaha ya mu gitondo bwo iyo ari bwo baza kumushaka batari kumubona, kuko mu kazi bamuhamagaye afite gahunda yo mu kazi agiye kujyamo. Nuko aramubwira ati nta kibazo, wowe ujye mu kazi, upfa kuza kuboneka kuri icyo gihe tukubwiye. Nuko Sofia arabyemera, ababwira ko atari buze kubatenguha. Sofia yaragiye mu kazi mu mushinga yakoreraga, bari bwakira abaterankunga. Nuko ariko ikintu cyamutunguye nuko muri abo bantu bakiriye yagiye kubonamo
umuntu akabona iyo sura asa nk'aho atari ubwa mbere ayibonye. Yakomeje kumwitegereza neza, akomeza gutekereza ahantu yaba amuzi, ageze aho atungurwa koko no gusanga uwo muntu amuzi neza ari mama Ozi, nubwo atari yarigeze amubona amaso ku maso, ariko yari yaramubonye mu mafoto ya Ozi. Nuko batangiye kwibwirana, avuze amazina ye neza none ahita konfirima yuko ari mama Ozi. Bakomeje kujya barebana, buri umwe akitegereza undi, rimwe na rimwe bakanahuza amaso, ariko ntawashoboraga kuvugisha undi kuko bari mu ruhame rw'abantu benshi. Sofia ariko yaravuze ati byanze bikunze ntago mama Ozi ari buze kugenda ntamusuhuje. Sofia rwose nta rwango na rukeya yari amufitiye. Birangiye abashyitsi bagiye, Sofia yakomeje kureba ko yaza kubona mama Ozi asa nk'aho ari wenyine, akaza kugenda akamusuhuza. Mama Ozi atandukanye n'abantu bari kumwe, agiye kwinjira mu modoka ye, yahise abona umuntu aza yihuta, nuko amugeraho. Sofia aramubwira ati ese nabavugisha? Mama Ozi n'agasuzuguro kenshi ati ariko wowe uri muzi unyirika inyuma, ubundi urinde, uri muntu uranshakaho iki? Sofia isoni ziramwica ati mumbabarire mama, ati nuko numvaga nshaka kubasuhuza, numvaga mutagenda tutavuganye. Mama Ozi ati mana yanjye we, mbabarire ibyo naketse bitaza kuba ari byo. Sofia akomeza gutangara, yibaza n'irindi jambo yaza gukurikizaho, nuko araceceka ari gutekereza ikintu agiye kuvuga. Yumva mama Ozi aravuze ati ese witwa nde muko? Sofia aramubwira ati nitwa Sofia. Mama Ozi ati nizere ko atari Sofia njya numva watesheje umutwe umuhungu wanjye, umukobwa watangiye kuzana intambara zidasanzwe hagati yanjye n'umuhungu wanjye, kandi nta kintu na kimwe twajyaga dupfa kuva yavuka. Yahoze ari inshuti yanjye magara, anyumvira, ariko kuva uwo mukobwa witwa Sofia yaza, hagati yanjye n'umuhungu wanjye nta kindi cyahora atari intambara no guhora musaba imbabazi buri munsi. Rwose niba ari wowe mwene uwo Sofia, ndakwinginze ko atawigendere, ntugire n'izindi jambo mbwira, kuko nimba witeze kuza hano kumbwira ubusa unyigiraho mwiza, ndakumenyesha ko utazigera uba umukazana wanjye. Sofia yakomeje gushaka kugira ikintu yamubwira, ariko yajya kuvuga akamucecekesha, nuko biramuyobera ati se koko uyu muntu koko tuzabasha kubana ambere mabukwe? Ese kambwiye ko atazigera ambera mabukwe, ko nazigera mba umukazana we, ubu bizagenda gute ibyanjye nawe ze koko? Sofia ageze aho nuko aramubwira ati ariko mumbabarire Ozi, rwose ntago nigeze mubateranyaho, nuko wenda hari igihe rimwe na rimwe dupanga gahunda atarakomeza. Mama aramubwira ati umva rero wa mukobwa we, nkubwire wikirwa umbwira ibintu byinshi. Umwana wanjye namutwise hashize imyaka 13, narabuze urubyaro, sinzi niba ibyo bintu yarigeze abikubwira. Ntago nshobora kugusobanurira urukundo mukunda, ntago rero nakwemera ko umwana wanjye azana umugore uzamutegeka, kuko nakomeje kukwitegereza ndi kubikeka, nkabona ushobora kubura umukobwa utoroshye. Ndakwinginze niba kuko ukunda umuhungu wanjye, umujye kure, umuha amahoro, utamutandukanya na nyina, kuko nuza hagati yanjye nawe ndizera ko rwose nta kindi kizaba kikuzanye. Ndizera ko nta rukundo uzaba utuzaniye usibye ibibazo gusa. Tekereza umuntu twatangiye kutumvikana tutaranamenyana, none naho nkuboneye ndabona rwose hagati yanjye nawe nta cyiza kizigera kivamo. Bakomeje kuvugana, mama Ozi abwira Sofia amagambo menshi yamukomerekeje umutima, nuko Sofia ageze aho arigendera, mama Ozi nawe arigendera. Sofia ariko yakomeje kubitekerezaho, agahinda karamwica, atese koko ubu ngubu Ozi
njyewe nawe dushobora kubana, mama we atankunda n'ariya magambo yose ambwiye. Kuri uwo munsi nibwo Sophia yahise afata umwanzuro wo gutandukana na Oze kugira ngo amuvire mu buzima, amuhe amahoro, yikomereze na mama we azamushakira umukazana azabona yishimiye. Sophia yatangiye guhamagara Oze kugira ngo amubwire bashake umwanya babiganireho, ariko Oze yanga ko bavugana kubera ko yumvaga amufitiye surprise bari buze kuvugana nimugoroba. Yakomeje kwigira bize umunsi wose, yanga ko hari ikintu bavugana. Sophia agahinda kari kose, ariko nta muntu yigeze abwira iby'ako gahinda ke kugeza ubwo pati ya nimugoroba ibaye. Pati nayo yamutunguye, atari azi ko kuri uwo munsi yahuriyeho n'ibyo byago, atari wo munsi Oze ari bumupropose. Niyo mpamvu byamucanze, maze ubwo Oze yari afite impeta mu ntoki ategereje ikiganza ngo ayimwambike, akabura ikintu avuga neza neza. Yatekerezaga amagambo mama we yamubwiye kare, akibaza navuga yego ukuntu bizagenda, akumva atari wo mwanzuro yafata. Nuko akomeza kubitekerezaho, yumva umwanzuro nubwo akunda Oze cyane, ariko agomba kumureka kuko n'ubundi yari azi neza ko nibabana batazigira babaho bishimye kubera mama we atamukundaga. Yakomezaga kwibuka ukuntu mama Oze yamubwiye ati, niba umaze kubibona inshuro zose wabonye, nta na rimwe umwana wanjye azigera ajya ku ruhande rwawe kurusha uko ari ku ruhande rwanjye. Nuko Sophia akabitekerezaho akumva nibyo koko. Sophia nubwo yavuze oya, ariko nta muntu n'umwe yari yarigeze abwira amagambo yavuganye na mama Oze cyangwa se ngo anamubwire ko bahuye. Mama Oze nawe nuko, kubera amagambo yari yabwiye Sophia, ntago yigeze abiganiriza umuhungu we kuko yari abizi neza yuko atabifata neza. Bose baricecekeye. Sophia agumana agahinda mu mutima kuba abuze umuntu yakundaga. Oze ariko yakomeje gukeka ko byose ari ukubera nyina, ariko nta gihamya yari afite. Oze yamaze igihe kinini yarihebye, maze nyina agakomeza amubwira ati, wibabara mwana wanjye, uriya mukobwa n'ubundi ntago yari akubereye rwose, uzabona undi ugukunda, uracyari muto, ufite akazi keza, ntacyo uvuze, humura rwose uriya yigutesha umutwe, bihirwe umutekerezaho byinshi. Ahubwo kugira ngo ufate uwo mwanya watekereza ku wundi mwakundana, nuko akagufasha kumwibagirwa. Nuko Oze akabwira mama ati, oya mama, iby'urukundo rwose njyewe maze no kubihaga, ndabirambiwe pe, ntabwo ngishaka gukunda ukundi. Mama Oze agakomeza kumubwira ati, nyamara abakobwa beza bafite umuco baracyahari. Ese ubundi cyagiye kutambajije umukobwa mwiza nakubwiraga? Oze araseka ati, numvaga atari ngombwa nyine kumumenya kuko Sophia yari ahari kandi yari ampagije. None se mama, uwo mukobwa ubundi ninde? Mama we araseka ati, se buriya Oze wowe ntago umukeka? Buriya se Solange si mwiza? Ni mwiza, ni umuhanga, afite akazi keza, avuka mu muryango ukomeye, aritonda, arubaha. Oze akomeza guseka atari ku mama ati, warekeye aho, ariko noneho ndumva atari umuntu ahubwo ari marayika yigendera. Mama we ati, erega n'ubundi rwose Solange mbona yimereye nk'akamarayika. Noneho ikirenzeho ni ukuntu umuryango wabo n'uwacu ari inshuti magara, kandi ni inshuti kuva kera. Yewe iwabo bose ni inshuti zanjye, yaba se, yaba mama we na Solange ubwe turi inshuti. Uzi ko ajya nampamagara we, arananyandikira, reba na mu gitondo yanyandikiye. Oze biramutungura ati, wibeshya mama, zana iyo fone yawe ndebe. Ntukareba ibyo yari yamwandikiye. Ati, waramutse neza mama wanjye, mumeze mute se? Yewe ntiduherukanye, nzagerageza mbasure vuba, mugire umunsi mwiza. Oze araseka ati, ndabona
atari ubucuti gusa birarenza nakwita mama. Mama Oze ati yego nyine, erega ni nkaho ndi nyina kuko rwose iby'iwabo n'iwacu birenze ubucuti gusa, nabaye nk'umubyeyi we. Oze ati ko nabona message se we wamusubije? Mama ati hoya nahise muhamagara. Nuko bose baraseka. Oze ati yewe none se yakubwiye ko azaza kudusura ryari mama? Mama ati kari vubara muri iyi weekend rwose azaza. Baje kugomeza kuganira. Bazatangira gutekereza ati ariko uriya mukobwa wa mugani uhamutereta. Nuko agerageza gutangira kwiyumvisha ko bakundana ariko biranga. Ati oya nubwo mama mukunda ariko njyewe rwose ntago bindimo. Ntago ari mama wanjye ugomba kumpatiriza umuntu tugomba gukundana. Umutima wanjye ni wonyine uzihitiramo. Weekend igeze ku munsi Solange yagombaga kuza kubasuriraho, Oze yahise apangiraho izindi gahunda zitunguranye nuko arigendera. Ariko byose yabikoze kugira ngo ahunge. Yumvaga adashaka ko Solange ahamusanga kubera ko mama we yakomezaga kumumuhatiriza. Mama Oze byaramubabaje. Nuko na Solange ubona afitemo akantu ko kutishima. Nuko atahana agahinda katahasanze Oze. Hashize iminsi mike, Oze yari yarananiwe kwikuramo Sofia burundu. Nubwo yari yaramuhemukiye ariko yakomezaga kumutekereza. Ageze ariko atari ku bundi mu biki, uhahitamo umuntu nkunda akanankundira mama, umuntu ukunda umubyeyi wanjye kuri unamwita mama. Ibyo gukomeza kuvuga ngo mama si we uhatiriza umutima wanjye, ubundi ubusa ubusazi. Ubuse Sofia nakunze n'umutima wanjye wose ntago yampimukiye mu bantu benshi cyane bose bakagenda banseka. Kantangire ndebe ko Solange rwose byakunda kandi we nanyemerera. Ntago tuzongera gutinda, tuzahita dukora n'ubukwe. Oze yatangiye gushaka ukuntu yakishyiramo Solange. Atangira gusenga Imana ngo imufashe nibura Solange azamwemerere, kuko yumvaga yuko nibura niba banari kumwe atazongera gutekereza Sofia cyane. Oze yatangiye guhamagara Solange ngo bahure baganire. Atuze ukuntu nababaye numvise ngo waje kudusura ariko mfite izindi gahunda bigatuma utahansanga. Solange ati nanjye narababaye cyane, erega urabizi duherukana cya gihe kandi hari muri pati ntago twabonye n'ukuntu tuvugana. Oze ati rero tugomba guhura tukaganira. Barabipanze barahura, ariko mu kiganiro Oze akumva neza rwose nta njyana. Yakomezaga kwitekereza Sofia kugeza naho yibeshye akamuhamagara Sofia ashaka kuvuga Solange. Solange byaramubabaje. Atese kutangiye kunyita andi mazina, Sofia ninde? Oze utaruzi n'igihe yabivugiye ati yewe sorry mbabarira, Sofia ni umukobwa twakundanaga tuza gutandukana, rero twahoze tumuvugaho kare njyewe n'inshuti zanjye. Rero ubwo niyo mpamvu wenda nibeshye nkaguhamagara izina rye, ariko nyine ibyanjye nawe byararangiye burundu. Solange ati ati byari byanyobeye da. Ati ubwo wabona wenda ari uko kare mwamuvuzeho. Oze ati niko bimeze rwose, nta yindi mpamvu yatuma muvugaho. Oze yakomeje kumujijisha, baraganira no kubaganira ibindi. Basezerana ko ubutaha Solange n'undi azagaruka kubasura mu rugo, noneho na Oze ahari. Icyo gihe noneho cyageze, Oze atangiye kwishyiramo Solange neza, atagitekereza Sofia cyane nubwo kataburaga. Nuko Solange noneho ku yindi nshuro ahuye na Oze baganira bishimye, batangira kwibukiranya ubuzima bwabo bwa kera banyuzemo bakiri abana, dore ko bakoranye bari abantu bariranywe kuva kera.
nuko Solange akomeza kumwibutsa ati uribuka ariko ukuntu cya gihe abandi binjiye mu ishuri ntitumenye igihe binjiriye tugakomeza twibereye muri story zacu. Batangira guseka ati maze sha urivuga ukuntu badukubise no kwicara bikazajya bitunanira kubera inkoni. Solange ati mana yanjye biriya bintu sinteze kuzabyibagirwa na rimwe, ntago nzibagirwa Mr. Tokles w'imibare ukuntu yaduhannye kiriya gihe. Baganira ibintu byinshi cyane uzageze aho atari ku wundi ukuntu twikundaniraga tukiri abana byaje kugenda gute we. Baraseka. Solange ati nanjye sinzi rwose ukuntu byagenze, ntago nzi aho byarengeye. Nukoze akomeza kumubwira na Brag ati none se wabisubukura ubu hari icyo byaba bitwaye. Baraseka bati nyamara wa mugani uwabisubukura kuko twari tubayeho neza kandi twishimye. Nuko bakomeza kuganira utuntu twinshi twa kera. Nuko bakiri aho ngaho mama Oze ahita aza abasanga aho bari bicaye bari kuganira basetse cyane, nawe aricara batangira kuganira. Ati nturebe ukuntu Oze yishimye rwose, mba nifuza ko wahora wishimye gutya. Nuko bakomeza gutera Brag ariko ageze aho arongera arabasiga aragenda, asiga bari kuganira bonyine. Oze akomeza gutera Brag Solange atari ko buriya ariko mu Bwongereza nta gisore cyaho wahakuye, buriya nta gisore cy'ikizungu wibitseho, buriya ariko ibizungu niba biri hoti cyane. Solange araseka ati bakonje nka klima yaho, usibye ko ntanabemera njyewe ntago nkunda abazungu pe. Oze yakomeje kumucokoza kugira ngo yumve ko hari umukunzi yaba afite, ariko biza kurangira yumvishe ko ari single. Mu minsi yakurikiyeho Oze yamusabye urukundo, bisa ariko n'uworosoro wabyukaga kuko Solange yabisamiye mu birere. Imiryango yabo yo sinakubwira, bamaze kumva iby'urukundo rwabo ababyeyi babo barishimye bihebuje. N'ubundi ariko Solange yatangiye kujya ashwana na mama Oze, bapfa amategeko ya mama we kuri Oze. Oze n'ubundi agatangira kumubwira ko azabihindura. Byageze aho Oze abona yuko noneho Sophia atari mubi nta n'ikibazo cye, ko ahubwo mama we koko ashobora kuba akomeza kubangamira abakobwa bakundana bose. Oze nk'uko yari yarabitekereje yabonye ko agomba gutegura ubukwe byihuse cyane. Nuko abona Solange nawe rwose arabyemeye. Oze yari yararahiye ko atazongera ariko kongera gutera ivi kubera ibyamubayeho mbere. Muri iyo minsi atangiye gutekereza ibyo gukora ubukwe na Solange, yahuye n'iya nshuti ye Titi, nuko batangira kuganira ukuntu agiye gukora ubukwe. Nuko aramubwira ati ariko nubwo ngiye gukora ubukwe nananiwe kwibagirwa Sophie, ntakubeshye nubwo twatandukanye mu buryo bwanatumye abantu bose babyibazaho, nuko abantu nyine bakabifata nk'igisebo, ariko mba numva wakongera rwose akamunyegereza twakongera tugakundana duhuye tukaganira ku cyo twapfuye. Rwose mu by'ukuri ntago Sophia namuhara, mba numva nkimukunda, sinzi rwose ibintu byanteye. Titi ati hangane rega mwibagirwe ibyanyu birangire burundu, wenda na Solange uzagira umukunde nk'uko wakundaga Sophia. Nukoze ati rwose ntago ibyo bishobora gukunda, ntago byakunda, nta muntu ushobora gukunda nk'uko nakundaga uriya mukobwa. Muri iyo minsi Sophia wari warabaye nk'uhunga akajya kure cyane ya Oze ngo amwiyibagize, yakubitanye na Titi, nuko bahura bitunguranye barasuhuzanya. Titi aramubaza ati ariko mu by'ukuri niki cyatumye utandukana na Oze? Sophia ati ibi bintu ni wowe wenyine ngiye kubibwira Titi, ni ukuri mu nshuti zacu zose ni wowe ngiye kubibwira kubera ukuntu nzi ko wagiye ukomeza kumba hafi
kandi ndabizi kuri n'umuntu mwiza uri n'inshuti magara ya Ozi. Nta wundi muntu negeze mbwira ikintu cyadutandukanyije. Nuko amubwira ibyabo byose, ukuntu bakundaga gushwana kubera mama we, ariko amubwira ko noneho umwanzuro yawufashe burundu ku mu gitondo cya proposal ubwo yahuraga na mama Ozi. Yamubwiye ukuntu byose byagenze, amubwira ukuntu bahuye, nuko Titi arumirwa. Ati none se ni ukubera icyo utigeze ubibwira Ozi? Nuko Sofia aramubwira ati ntago nari kubikora, ntago nari kumutandukanya na mama we, nahisemo rwose kumuharira kugira ngo yigumanire na mama we, ariko ko nanjye nasanze nshobora kuba ndi ikibazo. Niba umuntu yarambwiye ngo kuva naza mu buzima bwawe nibwo batangiye gushwana, urumva koko ntari ikibazo. Nashatse kugira ngo muharire mama we bongere bibanire bishimye nk'uko kera byahoze. Nuko Titi aramubwira ati ariko ntago ari uko wagombaga kubikora, wagombaga kumubwiza ukuri mukabiganiraho. Nuko Sofia aramubwira ati nyine ntago byakonze rwose, njyewe nubwo nari nzi ko ariko mpunze hano kugira ngo mbashe kwiyakira no kwibagirwa Ozi, ariko n'ubundi byaranze, ntago n'ubu nabashije kumwikuramo, byarananiye, ntago nzi amaherezo y'ibi bintu. Nuko Titi aramubwira ati ariko se wa mugani koko nyuma y'umwaka n'igice urumva umeze uti? Urumva ariko si ibyo wakoze ari byo koko? Ese urumva ubasubiza ibihe inyuma ibyo wakoze ariko wakongera kubikora? Sofia ati wivuga gutyo sha, maze ndabyicuza. Akaga ni ukujya kure y'uwo ukunda ngo umwibagirwe, ariko ukarushaho kumutekereza. Ariko se nyine nabikoraho iki ko byarangiye? Ozi na n'ubu ndacyamukunda, byose nakoze nashakaga kumuha amahoro. Sinzongere kuba ikibazo hagati ye na mama we ngo batazavaho banashwana burundu, kandi numvaga na mama we atazigera nkunda. Titi atari ko sibyo ni ibiki koko? Ozi kare mwari mugiye kubana, wari ugiye kubana na mama we? Sofia ati reka icyo kiganiro tukireke Titi, wambajije impamvu navuze oya cya gihe nayikubwiye, ibindi rero tubireke twe kubitekereza. Titi ati njye numva tutabireka nk'uko ubitekereza, ndumva wagenda ugasaba imbabazi Ozi mugasubirana. Sofia ati reka, ibyo nabitekereje kenshi kubikora, ariko nabyibutse amazi yarenze inkombe. Naje kumenya ko Ozi afite undi mukobwa basigaye bakundana, menya n'amateka y'iwabo n'imiryango yabo kuva kera ukuntu ari inshuti. Nuko numva n'uwo mukobwa ukuntu afite izina rikomeye, ari n'umuntu rwose ntakirwa nigereranya nawe. None ariko ikintu cyanshiye intege burundu ni ukuntu numvishe ko benda no gukora ubukwe. Titi yamubwiye byose ko nubwo bashaka gukora ubukwe ariko ko ari ibyambuza uko ngira. Ati kuko rwose Ozi aracyagukunda, genda umurebe mwicare muganire, umubwize ukuri ko ibyabaye byose, ndabizi neza ko ari bukumve akanakubabarira. Naho atakubabarira kandi bimubwire nibura impamvu ayimenye, kuko na n'ubu aracyashidikanya, ntazi neza icyatumye uvuga oya. Sofia arabyanga, ataho ibihe bigeze ibyo byose nta kintu na kimwe bimaze. Titi ati nutabivuga ndabyivugira. Sofia aramubwira ati oya rwose nanone ntago wabikora, byihorere, bigumana ari ibanga nk'uko mbikubwiye, n'ubundi nta kintu byakemura. Nuko Titi ahita akuraho telefone ye atangira guhamagara Ozi. Sofia atamubwira ati ndakwinginze mukupe, ngaho ntacyo ndaza kumwihamagarira. Titi yarigendeye. Nuko nimugoroba Sofia abitekerezaho koko, yumva nibyo koko, yumva agomba gusaba imbabazi Ozi akanamubwira icyabimuteye byose. Nuko agakomeza afata telefone ye ashaka gukompoza nimero ariko bikanga, ariko igihe kigeze none harabishobora. Nuko arahamagara telefone icamo. Nuko Ozi aramufata
ariko aho kugira ngo bose bavuge ntihagira n'umwe ubishobora. Bamaze akanya bose bacecetse nta n'umwe uvuga. Sofiya yajya guterura ijambo ngo avuge, amarira akamuzenga mu maso, ikiniga kikamwica, kuvuga bikamunanira. Agezeho yumvishe byanze burundu, yananiwe gusohora ijambo na rimwe, nuko arakupa. Oze wari ukirimo kubyibazaho kubera igihe kinini cyane cyari gishize atabasha kuvugana na Sofiya, yahise yongera arahamagara. Sofiya noneho aritaba, noneho arihangana, batangira no kuvugana. Oze ati nakubeshye, mu by'ukuri ndishimye ko umpamagaye. Sofiya ati ahubwo nari nzi ko utari bwemere no kumfata kubera ibyo nagukoreye. Oze ati yego byarambabaje, atari ko se nkwibarize, ubundi koko buriya wowe bitewe n'iki, byagenze gute? Sofiya ati ni birebire. Oze ati basi mbwira niba ari ibintu wumva utavugira kuri phone, uzareke duhure tuganire turi kumwe amaso ku maso. Sofiya arabyemera, nuko bapanga umunsi barahura baraganira. Bahura byari ibyishimo bivanze n'agahinda, byari uruvange rw'amarira n'ibyishimo. Sofiya yamubwiye byose uko byagenze ntamukinze. Ariko mbabarire kukubwira ibi, ntago rwose nshaka kuguteranya na mama wawe, nuko nyine mbikubwiye nk'uko ariko byagenze. Oze yaramubwiye ati ariko n'ubundi kuva kera nahoze mbitekereza, natekerezaga ko n'ubundi byanze bikunze impamvu yabiguteye yaba iri hagati yo kuba rwose ari mama wabigizemo uruhare. Nari mbizi neza ko byanze bikunze ibi bintu ari ukubera mama wanjye. Sofiya ati ariko nyine byararangiye, kandi ndakwinginze babarira mama wawe kuba atarigeze ankunda. Wenda ni urukundo agukunda, yumva nyine umukazana akeneye, yumva umukobwa yashyingira umuhungu we yakunze kuva kera atari mu rwego rwanjye. Buriya nyine Imana ishimwe niba noneho umukobwa muri kumwe we asigaye amukunda cyane. Oze ati yego nibyo mba mbona bakundana, ariko nabo bajya bagirana ibibazo. Rwose ndakwinginze niba wakwemera ko dusubirana ubinyemerere. Sofiya byaramutunguye agira ngo arikanze, ati ntago bishoboka Oze, rwose genda wigumanire n'umukobwa wawe mama wawe yahisemo. Nuko Oze ati ariko se amuhitamo gute ko atari we bazabana? Nuko Sofiya ati rega mfite ubwoba ko tubanye dushobora kugirana ibibazo nkaguca kuri mama wawe, kandi ibyo bintu rwose simbishaka. Ndashaka ko umuntu nkunda azabaho yishimye. Nuko Oze akomeza kumusaba imbabazi ati ndakwinginze, wavuze oya bwa mbere, wikongera kuvuga oya bwa kabiri. Ndakwinginze rwose, iri imwe wavuze irahagije, mbabarira ubu ngubu ntihongere kubabaza umutima wanjye. Sofiya ayo magambo yamuteye ubwoba, ntukabura uko abigenza, ariko nanone umutima ugakomeza umubwira ati ariko ubundi ko ugikunda Oze, uramubabariza iki? Mwimbi mukundana, ni gute muzananirwa gukemura ikibazo gihari? Nuko bisanga bahoberanye, bose batangira kurira, nuko bongera gusubirana gutyo. Oze yatangiye gutekereza ikintu azabwira Solange n'umuryango we, nuko ariko yumva uko byagenda kose agomba kumubwira yuko ibyabo byarangiye. Nuko aramusanga, aramuganiriza bitonze, amubwira amateka ye na Sofiya n'ukuntu byagenze kugira ngo batandukane. Nuko amubwira ko rwose yihangana ko agiye gusubirana n'umukunzi we bahoranye kuva na kera. Solange byaramubabaje, yumva bigiye no kuba igisebo ku muryango we, ariko arihangana kuko nta kundi yagombaga kubigenza. Oze kandi iyo nkuru yanayibwiye nyina yuko yasubiranye na Sofiya. Nuko mama we arisaza, ariko Oze amubwira ko niyongera gukora irindi kosa ari bujye kure ye nawe akazamubura. Nuko mama Oze yumvishe ko ari uko bimeze kandi abonye ko umwana we yarakaye, nuko aratuza atangira kugenza make.
urukundo rwa Sophie na Ozi rwaje gukomeza nuko baza no gukora ubukwe. Bamaze kubana, mama Ozi yatangiye kubona ukuntu Sophie ari umwana mwiza, atangira kwicuza impamvu yari yaramwishyizemo kuva kera. Yatangiye kumusaba imbabazi, ati umbabarire ntago nari nzi ko uri umukobwa mwiza gutya. Sophie yamuteze amatwi aramwumva, bose nuko bategana amatwi barababarirana. Ozi nawe yari yarahindutse, yarabonye ko nakomeza kugendera ku mategeko ya mama we adashobora gufata umwanzuro n'umwe ko atazigera yubaka. Yari yarahindutse nubwo yumviraga ababyeyi, ariko si bo bamufatiraga umwanzuro. Yari abizi neza ko mama we amukeneye nk'umubyeyi ukeneye umwana, ariko abizi neza ko na Sophie amukeneye nk'umuntu ukeneye umukunzi we. Bose yari azi kubamanaginga, bose azi kubabonera umwanya, ariko nta n'umwe abangamiye. Wakoze cyane rero kubana natwe, aha niho inkuru yacu tuyisoreje. Ngaho tubwire rero uko wumvise iyi nkuru, ese yari imeze ite, ese yakuryoheye, ese n'iki wakunzemo? Ese wowe ibintu nk'ibi ngibi bikubayeho ugakundana n'umusore ababyeyi bafatira umwanzuro nk'aho rwose ari uruhinja, wabyitwaramo uti? Ese ibyo Sophie yari yakoze mbere byari bikwiye? Ese yagombaga kuvuga oya nuko Ozi akamera nk'aho asebye imbere y'abantu bose? Ese koko yagombaga kumubwira yego nuko nyuma akaba ari bwo amubwira uko byose byagenze, akabona kumukatira ariko bucece? Ese wowe urabivugaho iki? Tubwire rero muri komenti zanyu, turazikunda, ziduha kuraje zo gukomeza kunoza ibyo dukora ndetse no kubategurira izindi nkuru nyinshi. Imana ibarinde rero, ndabakunda cyane, nawe utaha.